Ngunda igice cya kabiri. ngo ngundabaho abiciro ry'imigani. Rimwe amaze guhaga ariyumvira ati harya ngo mu Rwanda nta muntu wahwanya nanjye kurya? Emwe ni koko, dore nawe ibi biryo byose maze mu mwanya muto, nyamara byatetswe mu minsi 6, ariko garubanda no kundenganya barandenganya. Ndya rimwe gusa mu cyumweru, ariko bo bakarya kenshi buri munsi, kandi nta muntu n'umwe twahiga mu guhinga cyangwa kubasha indi mirimo. Yego ndarya, ariko uko ndya niko nkora. Ubwo sindi igisambo uko bamvuga, ahubwo ndi umugabo, igihangange ndetse. Kandi gaye umenya Ruganzu yahingishije. Ese icyatumye atandarika ni iki? Henga muhime njye kumuvumba. Ngunda ageze kwa Ruganzu, gahorana amashyo n'ingoma nyagasani, umva ikingenza nyagasani, nje kubaramutsa no kubafunguza. Numvise yuko ngo mwahingishije, nyoberwa icyababujije kundarika, kandi nzi ko nta muntu n'umwe wandusha guhinga. Ibyo nyagasani ntacyo bitwaye, mupfe kumvumbya gusa. Ruganzu, koko nanjye sinzi uko byandenzeho, ndakuzi kuri ubu wahamaze wafatiye n'ahandi. Kuri ubu uba wahamaze wafatiye n'ahandi, ariko se nari kubona inzoga ziguhagije n'inda yawe niyiziye? Ndetse n'ubu ubanza ntari bubone izo kukuvumbyaho ngo mbone n'izihaza abahinzi banjye. Ngunda nawe ati nanjye sinaguhemukira, reka kumvumbya, pfa kunsogongeza gusa nigendere. Nzaba nza kuvumba ikindi gihe, cyangwa se uzanyitumirira. Ruganzu ati Ngunda se ningusogongeza ko nzi isogongera ryawe, ntuzinogonozamo abahinzi banjye bagaheba? Ngaho nibaje kukwereka, ariko uramenye Ngunda, ndasogongera gusa mba nkuroga, ndetse mfite urugendo iyo mungirira vuba nkareba uko natwaza iri zuba. Ati iyo mungirira vuba nkareba uko natwaza iri zuba. Ruganzu ati umunyanzoga ntumuzi? Genda bagusogongeze, ngiye kureba abahinzi. Ngunda ati yewe shobuja arambwiye ngo nsogongeza ku nzoga. Umunyanzoga nawe ati nabumvaga, ariko se ntunamazi, dore usheshe akanguhe, dore inzoga ngiziriya, singombye kukugenda mu nyuma, ndi muri rwinshi enda umuheha. Ngunda ati oya wihorere, nifitiye iwanjye ruvunabataka, nawukuye mu ishyamba nkawugendana mu ruhago, kuko ntamenya gusomesha iyindi miheha. Umunyanzoga nawe ati nuko rero genda, uri umuntu mukuru wibwire. Umunyamayoga hashize akanya, Ngunda ko wijuse cyane, ubigenje ute? Ngunda ati navuye imuhira abagore banjye bamaze kungaburira, kandi no gusogongera ko ndasogongeye, ahubwo genda urebe. Umunyanzoga yewe ndumva ibikoba binkuka, ngiye kureba. Ngunda ari wenyine ati abanyanzoga baba bapfu, ubundi yari asanzwe ayobewe imisogongerere yanjye, yabaga yazaga ahubwo tukajyana. Sibye guhembuka, ariko rero byibura nisha akanyota. Ubwo Ruganzu yarebye yemera
ko njya gusogongera azirikana ko nta nzoga nyinshi afite. Umva ko ndi umunyanda nini. Umunyanda nini ntiyanga kugawa, kandi simpemutse. Sinakoze ukundi atambwiye. Yambwiye ngo nsogongere, nanjye nasogongeye, sinyoye. Ubundi bwo buriya buyoga bubiri nibwo yarateze abahinzi. Henga ndetse nigendere. Sinashobora kumva imivumo y'abanyanzoga. Twahubirana yanyica, kandi gakoko ndahemutse. Nguriya arahindukiye. Mbega umujinya afite, emwe ndahemutse, emwe suruda rwanjye rwananiranye. Umunyanzoga ari wenyine ati, icyago yagiye, aramaze, nanjye sinashakaga kurebana nawe. Bahungu se mbigenzene? Ruganzu ndamubwira iki? Abahinzi nibahinguka ndabakwiza he? Ndamenya nihisha he? Ararinkoreye Ngunda, ndahebye, nta wizigira rubanda. Ruganzu ntagira umwaga, ariko rero ntabura kumbwira nabi. Birakwiye kandi nimbona ko arakaye ndapfa kumusaba imbabazi, ahubwo izo nzoga nzazisubizeho ubwanjye. Mana y'u Rwanda, urampe gukira irya none. Ruganzu rero, mbe Ngunda, iyo nda yawe ko yafoye cyane, aho ni amahoro? Ngunda ati, nyagasani ndasogongeye gusa. None se nari kugira ukundi mutantegetse? Ndetse ndabasezeraho kuko mfite ubwira. Nasize umugore wanjye aniha, ndagira ngo njye kureba ko yaba yaruhutse. Ruganzu ati, nuko genda amahoro, ariko uramenye. Ngunda ageze hirya ati, nyagasani, abimuhira nibamvugira nabi murangirira imbabazi. Muzirikane ko inda yanjye yantannye. Nasogongeye gusa, ariko ahari nakengesheje. Nibibabaza ahubwo nzariha. Ruganzu ati, genda Rwiza, icyo ushaka kuvuga ndacyumva. Abahinzi banjye urabakoze. Ninsanga wazimaze, umenye ko uzariha nkazo kabiri, kandi ntuzasubire kungarukira mu rugo ukundi, kereka ku munsi nagutumiye kuma umubyizi, ukaba igihano cyawe. Inda nini icura uwayihaye. Uburana urubanza rw'inda ntatsindwa. Ngicyo igice cya kabiri cya Ngunda. Igice cya kabiri, ubwo ubutaha tuzareba Ngunda igice cya gatatu. Mukomeze mukore subscribe kuri channel yacu Musinga TV, maze turyoherwe n'imyandiko twamenye kera ndetse n'abato bakomeze kuyimenya. Ubundi Imana ibaha umugisha. Iyi yari Ngunda igice cya kabiri, ubwo ejo turareba Ngunda igice cya gatatu.